gasenya ikanisa gasenya amazu bwacu bwo twari turi kubaka nago twari turimo gatwononera imyaka kandi ubwo dufite aho twashobora kuba ahandi ho twaba turi akaya magingo dufite aho twasomera ariko twe turi gusaba kugira ngo actually habaye hariho uburyo bwose bwashobora kuba bwaboneka haboneke abashobora kuba batukora iki batuyamba bo abantu ab'ibintu byabo byasesekara berarikirira habwa sente izbabire bihuzura mu za banka ku byaro Butunguru na Nemonde. Twe dufite amabedi y'ubutunguru bwagiye, ibigori byagiye, ibimondi byagiye, kandi sente ntari ukuvuga ngo twazikuye mu mifuka yacu, sente twazikuye mu banki. Niba gavumenti iratuyamba ite ku bya inoroni kuko roni ubu twagira ukundi uko twayishura umwe twe tuzabikura. Abantu bagira ngo gavumenti bashabire kurwumya nyegengo konkatishira kubasika ahubwo ko bantu bakubazara. Okurgira Halmuzeyi Zakaria Sesanga umwanya wo gukagwateganisiwe humwegemure umubwire wa President Idi Amin Dada wabaretire henyonyi ezo kubekora kubatwara myanya ndijo. Imyaka 78 ncumbwira amazanga gaganyuzeho gaje amazi ganyuragaho ariko ntawo gabaga nkaga ngaga ubu niho gabaye ikirenga kubwo ntitwanabibonye twabibonye mbega nyine n'ijoro none bigeze mu gitondo dusanga mbega isi yose yarorumye. Twagezeho kwishyirira abakuru mu district konkati cyabasika aho kubona offices zabo zabazicinjere. Enyuma ho mu mwaka 2022 ho mu kwa kashatu umwegemure gukatera umwanya n'ubwo gumwe gwahita abantu mwenda kandi government ekaraganisa kufura abantu kurwo mwanya wo konka bakaremeramo. Aha bwa Sky TV